Inshuti bakunzi ba Innovation Smart TV, ndabasuhuje abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo mu mpande zitandukanye z'isi, ndabashuhuje. Aka kanya tugiye kurebera hamwe uburyo twacana televiziyo twifashishije ibi bikoresho mureba hano imbere yanjye. Aka akaba ari apareye ituma televiziyo yawe itakwangirika igihe hajemo amashanyarazi ashobora kukwangiriza ku buryo butunguranye. Iyi ikaba ari telekomande yatsa televiziyo yawe igihe yajeho itara ritukura yakiriye umuriro. Ukora kuri iyi buto ugakandaho televiziyo yawe igahita yaka. Iyi ni telekomande ya dekoderi yawe uba ukoresha, idufasha kugira ngo turebe amasheni atandukanye amwe n'amwe wemerewe bitewe na bonoma wafashe. Uyu mugozi ni umugozi wa dekoderi yawe w'amashanyarazi, kugira ngo dekoderi yawe ibashe kwaka, ibashe gukora akazi igomba gukora. Agakoresho bakakita adaptateri, kadufasha kugira ngo ubashe gucomekaho bya bikoresho byawe. Hajyaho ibikoresho bitandukanye, gafite imyanya itatu kano, ariko hari n'utugira uturenze itatu bitewe n'igikoresho ushaka. Ikindi hano tuhafite dekoderi yacu, murayibona, ifite imyanya itandukanye. Bitewe n'akazi n'ubundi igiye gukora. Hano mubona turi kuhabona icyo twakwita anteni cyangwa se antena mu rundi rurimi. Hano nanone tukaba tuhafite icyo twakwita purize idufasha kugira ngo tubone amashanyarazi, ikaba irimo amashanyarazi. Iyi ngiyi rero tugiye gutangira dushyireho ibikoresho byacu kugira ngo ducane ya televiziyo yacu. Turabanzaho adaptateri, urabona ko ihise yakira amashanyarazi. Niturangiza dukurikizeho ka kuma kacu karinda televiziyo ubushye igihe habaye shock electrique, cyangwa se igihe habayeho amashanyarazi yaje atari meza ashobora kukwangiriza. Kano niko kagufasha kugira ngo televiziyo yawe idashya, aho kugira ngo ishye hashya kano kuma. Tugashyiraho nako, nyuma tugashyiraho umugozi wa televiziyo, nyuma tugashyiraho wa mugozi wa dekoderi yacu. Yego, urabona ko ka kuma kacu kakaga umutuku, none katse icyatsi kibisi, bivuze ngo kahitishije amashanyarazi. Iyo kaka umutuku amashanyarazi aba atarahita, kakwaka icyatsi kakaba gatanze oda yo kugira ngo amashanyarazi atambuke. Buriya yatambutse, murabona ko televiziyo yacu yayakiriye. Tugakomeza, wa mugozi twari tumaze kuwushyiraho ugomba gucana dekoderi. Hano urawucomeka kugira ngo dekoderi yacu nayo ibe oni, yakira amashanyarazi. Urabona ko yarangije kuyakira.
wamara kubikora ugashyiraho wa mugozi ugomba gutwara information cyangwa se za sinyari. Uyu nawo turawucometse kuri ya dekoderi yacu. Deja wamaze kujyaho. Hano tugashyiraho na wa mugozi wacu w'amashusho ugomba gukura amashusho kuri anteni. Biterwa n'iyo uba ufite, hari zigakoresha parabolike cyangwa bagakoresha izi anteni zinyuranye. Umugozi rero nawo uwucomeka hano, ukawufunga neza ugafata, kugira ngo uze kubona uko ubona amashusho meza. Urabona ko turangije kugira gute, gucomeka. Nicyo tugiye gukora, tugiye gucana televiziyo yacu dukoresheje ya telekomande twabonye. Murabona ko turacanye, mubonye ko habaye impinduka kuri ka gatara, televiziyo yacu iratse. Urabona ko yatse rwose, ibintu biri sawa. Noneho ugafata na ya telekomande yawe yo kugira ngo uhindure. Urabona ko hari igihindutse hariya ibumoso. Murakoze rero, mukomeze kureba televiziyo yacu cyangwa se chaîne yacu ya Innovation Smart TV. Murakoze cyane, mukore subscribe, share and follow. Murakoze.